nk'uko mubonye imvura iri kugwa yivanzemo imyembe myinshi harimo umuntu uri kwiruka. Mutuze gato murangize iyi video murebe. Ubundi byatangiye twagiye gusura agace kamwe. Kano gace tuzamutse turimo twitahira rwose, tugeze ahantu munsi y'igiti cy'avoka dutangira kubona imyembe iri kugwa. Urushaho mvu ukuntu twavugaga. Twari turi kumwe n'abantu benshi bafite amatelefoni turi kujyana dufotora. Urebe ukuntu byatangiye ubundi kugira ngo iramvura itunyagire n'imyembe irindi yigwa ari myinshi ingana kuriyo. Haragiye kubona ku kintu cyatangira muri Pasiparama. Mwitonde murebe. Mwitonde. Nyama abantu y'Imana byama mutuze murebe ukuntu isi igiye kurangira. Murebe ibintu birimo biragoma hano. Nje ndumiwe. Hano turi muri busitani. Nta giti nta kintu kimwe gihari. To urebe ibi ni ibihuru bihari. Ibintu noneho iya ni amavoka muri kureba. Urumva se? Hano amavoka muri kureba. Noneho murebe muri Pasiparama ibintu biri guhanukamo. Nje ndumiwe. To bikira mwishyuro to hasi neza tayari mwembe wambiroguye hari ugiye kuba n'undi haragiye kuba n'undi hararisi kuba n'undi to tayari to nide wowe bana we Yesu we to none mwitonde uwa mbere waguye ku mutwe nta kintu nta kantu nk'akamenyetso kariho none dore ukuntu yungu kanura nizo wagiye nguvuye kwa sekibi haragiye nawe ugiye kugwa hariya to mwitonde muri to man to reba nitwe tuyora cupi nguye to Yesu we mukoreho oya ntabwo nakoraho no mwitonde murebe mukurikire murebe uyu mwembe waguye wa wundi waguye washagiranaga none uyu nguyu ufite ubudomate mwitonde murebe hano nawe ugiye kugwa mwitonde murebe yes manu we iyi myembe yose Yesu w'Imana Nyagasani wo mwisha atangiye ku musaraba w'Igorogota Karuvali byawe Mana Nyagasani dore ibintu bigiye ku none uyu nguyu uriho n'ibikoko biri gutemberaho we ibintu biri kubera hano muri kuyona to nyari sazi imbari sazi reba neza abantu bari kwigisha iragisha yewe data we niko uyu myembe ariko ni munini mu nceri witonde murebe reba hariya murebe neza ntigiye kugwa niri murego we imyembe iri kugwa manu fotora neza ugereka abantu bawe ibintu none uyu nguyu umanutse nawe ufite wa mutwe w'uwa mbere ukuntu hari kumanuka imyembe y'ibisore Yesu none ibintu kuki uko rero niko byatangiye. Amajwi yaratangiye kuba menshi, imvura itangiye gusa nkaho itangiye gutonyanga. Niko byari bitangiye, dutangiye kumva ibibazo ibintu by'ibitonyanga biri kugwa. Twatangiye twiruka. Tugeze imbere woroshye ubundi. Tugeze imbere nibwo imvura yatubanye nyinshi ngengeye kubashyiramo iyi video. Abantu bari kwiruka bamwe bambaye ubusa ibiki imvura y'imyembe iri kugwa mu gace ibintu byasaze ibintu byakomeye muri kano gace ibintu byari byakaze. Mwitonde muze murebe iyi video muze kuyirangiza namwe muze mutera comment mubwira. Aka ni agace kamwe twari twagiyemo.